yaravuze ngo mbonye inzira zose zanze. Birashoboka ko yari yatetse imitwe hirya no hino abona biranze, arangije amanika amaboko aca bugufi aravuga ngo Uwiteka we ciye bugufi rwose, ndakwinginze ngo ubane nanjye, ndakwinginze ngo umpe umugisha, ndakwinginze ngo Uwiteka dore ncuruza mpomba. Bwira Imana, yibwire, yongorere. Haleluya! Yongorere. Ni Imana itwumva, ni Imana itarabanura ku butoni. Senge, komeza ube maso, icyo Imana yavuganye nawe ahandi mwasezeraniye, aho ngaho muzahurira n'Imana, urebe ibyiza Imana yaguteganyirije. Imana ishimwe cyane, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza, Imana ikomeze kubishimira, Imana ikomeze kubana namwe. Amamare Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. bacu kandi bakunze b'ijambo ry'Imana, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose. Uwiteka Imana abahire, ubwiza bw'Imana wabonekeho mu izina rya Yesu Kristo. Aha n'ahandi rero ni kuri Imana Irahari TV. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe kugera hose. Nkuko mubibona turi kumwe n'umukozi w'Imana. Uraho neza umukozi w'Imana? Yego turaho, turi amahoro. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Urakomeye? Ndaho, ndashima Imana. No mu rugo baraho? Mu rugo baraho nabo turi amahoro. Buriya naravuze ngo iyo umuntu yabyutse bikemera nta kiruta icyo ngicyo. Amen. Amen. Imana yo mu ijuru iguhereze umugisha. Amen. Reka ngusabe kugira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ubanze usenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye Uwiteka, aka kanya nyakubaha Imana tuje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera ubane natwe, ndasenze nyakubaha Imana kugira ngo ari wowe udushyigikira mu izina rya Yesu. Muri uko kuvuga ijambo ryawe ntaba ari twe Uwiteka, ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Mana tugiye kurangurura, turakwinginze kugira ngo Uwiteka nasame wivugire. Mana ndakwinginze kugira ngo Uwiteka nkubere mikoro, wirangururire, unyemerere umuntu urakurikira iki kiganiro wese umugisha nawe kandi umushyigikire muri byose. Urakoze kubyumvise, urakoze kugiye kubana natwe, nsenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye, reka ngusabe kugira ngo ubanze wibwire abakunzi bacu. Harimo abakuzi basanzwe bagukurikirana hano ku Imana Irahari TV, hariho n'abandi bashyashya tugenda tubona. Reka ngusabe kugira ngo noneho ubibwire bamenye ngo tugiye gutaramana nande. Karibu. Yesu nashimwe cyane. Amazina yanjye murayazi, ni Rebeka. Yesu aduhana umugisha cyane. Si ubwa mbere nkoreye kuri Imana Irahari TV, nsanzwe nkoreraho. Yesu aduhana umugisha. Urakoze cyane. Imana y'amahoro ikugirire neza. Ejo bundi nari ndi mu modokari ndimo ndagenda, numva abantu bari kuvuga ngo
ngo imana ntabwo igikora, ngo barasenga abantu, ngo baranasengerwa. Mwebwe abahanuzi barimo babashinja ko musengera abantu ari uko mwabatse amafaranga. Nari nzi ko ibyo bintu byarangiye, ariko nongeye kubyumva. Ese koko umuntu wamusengera ari uko gusengera umuntu yaguhaye amafaranga nibyo bituma atabarwa? Oya, ntabwo ari byo bituma atabarwa. Buri muntu wese afite ukuntu akorera Imana ye, buri muntu wese afite ukuntu akorera Imana ye. Umuntu uvuga rero ngo Imana ntabwo igisubiza, ngo Imana yaba ashatse kumvikanisha ko Imana itakiriho, kandi nzi neza ko Imana yacu iriho kandi izahoraho, nta kintu na kimwe cyayibuza kubaho. Imana rero irasubiza kandi Imana irakora. Iyo wayisenze uyizeye, rega nta nubwo ari ngombwa ngo abantu baguhanurire ngo nibwo uzasubizwa. Ushobora no gusenga we ku giti cyawe, ugapfuka mugasenga mu cyumba cyawe cyangwa muri saro yawe, ugahamagara Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo uhamagaye Imana uyizeye kandi ufite guca bugufi, mu maso yayo, Imana iragusubiza nta kabuza. Icyo kindi umbwiye ngo gusengera abantu ngo nta mafaranga, bakabanza bakajya mu biciro kugira ngo ibyo birahari bireze, ariko ntabwo kuba watanze amafaranga aricyo gituma Imana igusubiza. Ntabwo aricyo gituma Imana igusubiza. Nibyo abantu bakangisha abandi, akakwemeza ko utamuhaye amafaranga adashobora gusubizwa. Ariko njyewe nk'umukozi w'Imana wahereye kuva kera nsengera abantu, nzi neza ko cyokoze ikintu nemera ko ituro rishobora kubaho, nemera ko wasubijwe, ushobora kuza ugashima Imana. Ariko ntabwo nemera ko umuntu ashaka kugukangisha ngo mpa amafaranga nibwo ikintu cyawe kirasubizwa. Numva njyewe ibyo atari byo, ni ibinyoma, ni ukugukangisha Imana, kandi nta muntu ukangisha umuntu Imana, kuko buri wese yemerewe kubana n'Imana, buri wese yemerewe gusenga kumvirwa. Ntabwo bivuze ngo umuhanuzi niwe usenga ngo akumvirwa gusa. Oya, nawe utari umuhanuzi ugomba gusenga kandi ukumvirwa. hari igihe umuntu ujya kumva umuntu aravuze ngo kuva aho nasengeye ngo nahuye n'umuhanuzi ngo ambwire ibyanjye, ngo kandi ngo yarampanuriye birasohora. Ese ubundi iyo umuntu ahanuriwe nibyo bituma bisohora, cyangwa yenda iyo umuntu asenze nibyo bituma bisohora, cyangwa isaha yigeze nibwo bisohora? Icyo kintu ndagira ngo ukinsobanurire. Ntekereza ko iyo umuntu agusengeye cyangwa umuntu akaba urumva uwo muntu nimba avuze ngo ngewe nahuye n'umuntu arampanurira kandi birasohora, hari igihe Imana ifatira ku kwizera kwawe. Umuntu ashobora no kuguhanurira nibyo, kandi Imana yamutumye kubwo kwizera kwawe no guca bugufi no kubyakira, Imana ikahita ikwereka ko yagusubije. Imana ikagira, nimba Imana ikubwiye ibintu 5, ishobora gusubiza ibintu 3 kugira ngo Imana ikwereke ko iri kumwe nawe kandi ariyo yavuganye nawe. Urakoze cyane. Reka ngusabe kugira ngo utugezeho message watugeneye uyu munsi. Ndabiza abantu baba badukurikiye bategereje kumva message uzanye. Duherukana ubwo twari twagutumiye uri gutambutsa message, uri kuvuga ko hari abantu Imana igiye gucyura ikabakura mu igororero, ariko ukanavuga ko hari n'abandi bagiye kujyayo. Natangiye kubibona, ndagira n'abakunzi bacu barabibonye ko hari abagiye, hari n'abandi batangiye gutaha. Abantu barambwiye ati rwose ibyo uriya mukozi w'Imana yavuze nibyo umuntu wanjye yatashye. Reka rero noneho barangije barambwira bati uzongera umutumire. Yego, niko kongera kugutumira, ariko naraguhamagaye urambwira ngo ntiwaza, nta rutonde mfite. Aho mare kurubona umbwira ko warubonye. Ubu ngubu uyu munsi niye message Imana yaguhaye. Reka nkubwire rero, iyi mihanda kuyizamo nabonye
ntago numvishije hari abavuga ngo iyi mihanda iranyerera, kandi koko nasanze iyi mihanda inyerera. Bisaba ngo uyizemo wigengesereye, uyizemo ufite ikintu uje kuvuga wongera wigendera. Gusa abantu bajya bumva ubutumwa, bakumva ubutumwa bwiza bw'Imana, reka mbanze mbasabire umugisha. Nubwo bakubwiye ngo hari ababo batashye tibabonye imirimo y'Imana, babona ibitangaza by'Imana, nta kintu nzi neza ko Imana idashobora kugira ute kuvuga ngo ikivugira ubusa. Iyi Mana nubwo abantu bayifashe nk'aho ari inyabinyoma, ariko iyi Mana ntabwo ibeshya, kandi ikintu Imana igize gutya ikavuga ngo iki kintu kiraje kandi kiraje kirasohoye, ari Imana yabivuze, atari umwana w'umuntu waje ngo abikubite hariya. Ntekereza ko icyo kintu uko byagenda kose, niyo abantu bagipinga, nubwo abantu batacyumva, ariko nyuma basubiza amaso inyuma bakavuga ngo nyamara wa muntu yari yaragize ute, yari yarabivuze, nyamara wa muntu yari yaratumwe n'Imana. Imana iduhana umugisha, Imana ishimwe ku bw'abo bantu. Nanjye ntekereza ko hari abantu bagiye bampamagara bambwira imirimo n'ibitangaza Imana yagize ute, yakoze. Hari n'abandi bagiye bampamagara bambwira ati dusengere nyabuna, dore turi kubona imiryango ya gereza yafungutse kuri aba bantu, ariko twarasenze Imana iritamurura. Imana ishimwe, ihabwe icyubahiro cyane. Amen. Amen. Imana rero ibaha umugisha kunyakira ku Imana Irahari TV. Ndahakunda, niyo mpamvu ariho kenshi nkunda gukorera ibiganiro, kandi n'abantu bankurikirana bose Imana ibaha umugisha. Hari abantu burya bagukurikirana bakakubwira, bakagusubizamo imbaraga. Hari abantu bagukurikirana uri kuvuga ijambo ry'Imana bakagusubizamo imbaraga. Nibyo byagakwiye ku bana b'Imana, nibyo byagakwiye ku bantu basenga. Nimba umuntu atari gukora ibibi, nimba umuntu ari kubwira abantu ngo nimukizwe, nimba umuntu ari kuvuga ijambo ry'Imana ryomora imitima y'abantu benshi, wagakwiye kumushyigikira, wagakwiye kumusengera, wagakwiye kumuba hafi, wagakwiye no kumusabira umugisha, kuko ntekereza ko icyo ni ikintu gikomeye, bituma asubizwamo imbaraga kandi bigatuma akomeza kuvuga ubutumwa bwiza. Imana ibaha umugisha rero. Ndasuhuza inshuti zanjye zose zinkurikirana, nkunda kubasuhuza mu kiganiro. Imana ibaha umugisha, ndabakunda murabizi, namwe mungaragariza urukundo ndabizi. Yesu abaha umugisha ko mbabwira kandi namwe mukabasha kumva. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibishimire, ibagirire neza cyane. Tugiye kuvuga ku ijambo ry'Imana, nta kindi kintu kitwicaje hano, ni ukuvuga ku ijambo ry'Imana. Nzi neza ko ijambo ry'Imana riratubohora, ijambo ry'Imana ridukura mu mwanya w'umubabaro twarimo, ijambo ry'Imana ridukura ahantu twari twihebye rikatugarura, rikaduhumuriza. Haleluya! Ijambo ry'Imana riratwomora, rikatwomora inguma twari dufite. Ijambo ry'Imana ridusubizamo ibyiringiro, ritwereka koko bya bindi Imana yavuganye natwe Imana izabisohoza. Muririmbyi yaravuze ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu, ngo isi niyo yavaho ijuru rikavaho, ngo ariko uwizera wese, haleluya, ngo azabona ayo masezerano. Guma mu masezerano, guma mu cy'Imana yavuganye nawe, wigisohokamo. Imana iri kumwe nawe nshuti yanjye, nta kindi kinzanye ni ukuguhumuriza. Reka mbabwire, iyi Mana ntabwo igihinduka, iyi Mana ntabwo ibeshya, iyi Mana yitwa Imana ibihe byose, iyi Mana yitwa Imana iminsi yose. Niyo mpamvu ngushishikariza ngo ntukajye na rimwe utesha Imana agaciro, ntukajye na rimwe wiheba ngo wumve ngo Imana ntabwo yakubonye. Imana iba yakubonye, kandi ntabwo Imana yagusigarije kuri iyi si ntabwo ari ukukwica, ntabwo ari ukukugirira nabi. Haleluya! Ntabwo ari ukukugirira nabi, ntabwo ari ukugira ngo usebe, ntabwo ari ukugira ngo ukorwe n'isoni. Hari ikintu Imana yatumye igusigariza kuri iyi si, irangije ivugana nawe. Nari ndi kubwira abantu twari turi kumwe, ndi kubabwira ngo wowe upfa kuba ufite nzayimana. Mwari muzi ko hari abantu batazi nuko Imana ivuga. Aba bantu bararushye,
aba bantu bararushye, aba bantu iyo bahuye n'ibibazo babura aho bahungira, aba bana iyo bahuye n'ibibazo ni hahandi ujya kumva umuntu ngo yitaye mu kagozi yimanitse. Ariko gusenga, reka nkubwire, ntabwo waba usenga Imana ivuga ngo nurangiza ngo ibibazo bigufata ugere ku rwego rwo kwiyahura. Oya, reka usenga Imana yumva, usenga Imana ikora. Uko byagenda kose iyo ugeze muri cya kibazo, Imana iruruka ikakubwira ngo mwana wanjye humura, turi kumwe, mwana wanjye humura, sinzagusiga, mwana wanjye humura, sinzaguta. Haleluya! Mwana wanjye humura, ndi kumwe nawe, ibyo bibazo ndabireba. Iyi Mana byonyine ikubwiye ngo icyo kibazo urimo ndakizi, utaha wumva umutima wawe wumva wagira ngo bawumenyeho amazi, utaha wumva bya bibazo wari ufite, bya bintu utazi naho byagiye. Nyemerera rero ukomeze usenge, ntucike intege, ube maso. Nkize mbona wizeye Imana ngakorwe n'isoni. Nta mubyeyi nigeze mbona wizeye Imana ngakorwe n'isoni. Nta mugabo nabonye wizeye Imana ngo uwo nguwo akorwe n'isoni. Hoya, nta musore nabonye wizeye Imana ngo uwo nguwo ngo akorwe n'isoni. Izere Imana, abantu bayitesha agaciro, wowe ntuyiha agaciro. Abantu bacika intege, komeza wambara imbaraga. Haleluya! Komeza usenge, komeza ube maso. Icyo Imana yavuganye nawe, ahandi mwasezeraniye, aho ngaho muzahurira n'Imana, urebe ibyiza Imana yaguteganyirije. Imana ishimwe cyane, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Imana ikomeze kubishimira, Imana ikomeze kubana namwe, Imana ikomeze kubambika imbaraga. Njyewe iyo nsenga aya masaha ndi gusengera abantu bose, ndi gusenga ngo Mana hereza imbaraga abantu bawe, ndi kuririra umurimo w'Imana. Abantu benshi bari kuza bari gutoba umurimo w'Imana, abantu benshi bari kuza bari gutukisha izina ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo hari ibihumbi 7, haleluya, ngo bitari byapfukamira Bayali. Uko byagenda kose hari Imana, uko byagenda kose hari abasenga Data mukuri ndetse no mu mwuka. Uko byagenda kose, haleluya, hari abantu babonye neza ko Imana ihari kandi bafitiye umumaro hagati muri bo. Imana ibagirire neza kandi Imana ibasange, Imana ibishimire, Imana ibatabare, Imana ibagaruke, ibambike imbaraga. Wowe usenga, wowe ugihagaze, ndagira ngo nkubwire ngo usengere umurimo w'Imana, usengere abaririmbyi, usengere abahanuzi, usengere abavugabutumwa, usengere abapasiteri, usengere abakristo, babandi basengaga bashyizemo umwete, bashyizemo n'umuhate, babandi basengera basabira imbaraga. Nzi neza ko Imana izaguha umugisha, nzi neza ko Imana izakugirira neza. Haleluya! Imana itugirire neza kandi dufashe, Imana itugirire neza kandi tugarukeho. Ndagira ngo mbabwire ngo iyi si nzi neza ko Imana iyirimo, iyi si Imana irimo kandi irayireba, n'ibiyikorerwamo irabireba. Imana ntabwo ijya yibeshya, Imana ntigirenganya, Imana izi umutima wa buri umwe wese. Ariko ntihazagira ikintu na kimwe kigukura ku Mana, ntihazagira ikintu na kimwe gituma uva ku Mana. Komeza usenge, komeza wizere Imana, komeza wiringire Imana. Haleluya! Iyo Mana nayo izakugirira neza, iyo Mana nayo ntabwo izagusiga. urimo urakurwa ku Mana n'amagambo abantu bavuga. Umuntu akakuvuga warangiza ukavuga ngo mvuye ku Mana, umuntu akagusebya warangiza ukavuga ngo uvuye ku Mana, wabona mugenzi wawe yacitse intege ukavuga ngo uvuye ku Mana. Ntabwo ari we waguhamagaye inshuti yanjye. Nyemerera ukomeze imbere, wiva ku Mana yaguhamagaye, wiva ku Mana mwagiranye amasezerano. Hari icyo Imana ikubikiye. Haleluya! Hari ikintu Imana ikubikiye, hari ikintu Imana yavuganye nawe. Nyemerera rero ugisingire. Satani ashaka kutagisingira, ariko nzi neza ko Satani ari umurwanyi, atari umuneshi. Mutsinde, mutsinde, mutsinde nk'uko Yesu nawe
wamutsinze, mutsinde, umutsindishe ijambo, umutsindishe kwiyiriza ubusa ndetse no gusenga, umutsindishe kwizera ndetse n'urukundo, umutsinde ukomeze wigira imbere. Imana nawe izabana nawe kandi izakugirira neza. Nzi neza ko Imana itazaguhemukira, nzi neza ko Imana itazagusiga. Hano hari ijambo mu ngoma za mbere igice cya 4 ku murongo wa 10 haratubwira ngo utege neza iri jambo ngo Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyamukama umugisha rwose ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo imuha ibyo yasabye. Imana itugirire neza cyane. Hano Yabesi yari ari mu bibazo, yari ari mu bigeragezo. Hano Yabesi nta muntu n'umwe wari uri kumuvuganira. Hano Yabesi yari ari mu kibazo gikomeye, yiringiye abantu abona byanze, yahanze amaso ku miryango abona byanze, arangije yari yaracuruje abona biranze, yari yashakishije abona inzira zose zirafunze, arangije ngo atakambira iki? Uwiteka. Haleluya. ngo arangije ngo Yabesi ngo atakambira Imana ya Isirayeli ati icyama ukampa umugisha. Haleluya. Yabesi ntabwo yagiye gutakambira umuntu ukomeye, Yabesi ntabwo yagiye gutakambira uwo bavukana, Yabesi ntabwo yagiye gutakambira abo basengana, Yabesi yatakambiye Uwiteka. Abwira Imana ati Uwiteka icyamukampa umugisha. Haleluya. ngo icyamukampa umugisha, icyamukangarukaho, icyamukangirira neza, icyamukangarukaho, icyamukanyiza ubu burwayi, icyamukangarukaho ukanyiza iyi nyatsi. Ayiwe Yabesi ngo yatakambiye Uwiteka. Nawe aya masaha mwuzaniye iri jambo rivuga ngo takambira Uwiteka. Birashoboka ko wabonaga inzira zose zari zanze, birashoboka ko wabonaga byari byagucanze, ariko nk'uko Yabesi yiherereye arangije aravuga ngo nta wundi nshaka kubwira usibye Imana ya Isirayeli, nkayisaba umugisha, nkayitakambira ikangirira neza ikampa umugisha. Yabesi yabonaga byari byaranze, nk'uko nawe aya masaha ubona byari byaranze, nk'uko nawe ubona aya masaha kubyara byanze, nk'uko nawe ubona aya masaha gucuruza byanze, nk'uko nawe ubona aya masaha uburwayi buguhoraho, ngo takambira Imana ya Isirayeli, uyitakambire ikugirire neza, uyitakambire iguhe umugisha, uyitakambire ikugarukeho. Haleluya. Takambira Imana. Ndakwinginze ngo ntuhange amaso ku bantu, ndakwinginze ngo witakambire umuntu, ahubwo takambira Imana, kuko Yabesi nawe yabonye nta nzira, arangije ngo atakambira Imana ya Isirayeli ngo ati icyampa ukampa umugisha, ngo rwose ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye. Haleluya. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Bwira Imana ukuboko kwayo kukugereho, bwira Imana ukuboko kwayo kugukoreho, bwira Imana ukuboko kwayo kugukoreho muri bizinesi yawe, kuboko kw'Imana kugukoreho kuri ubwo burwayi, kuboko kw'Imana kugukoreho kuri ubwo bushomeri. Haleluya. Zunegere buto ya siremeniyase. Bwira Imana ikugirire neza, igukora kuri uwo mugongo wanze gukira. Bwira Imana ikugirire neza, igukora kuri ubwo burwayi
uburwayi bwanze gukira, bwira Imana ikugirire neza nk'uko Yabesi yayisabye arangije arayitakambira. Imana ishimwe, takambira Uwiteka nshuti yanjye. Reka mbabwire Imana ntabwo ihinduka. Iyo waciye bugufi ukayitakambira, Imana ikugirira neza kandi yumva gusenga. Hari ibyawe wabonaga ko byari byanze, ariko aya masaha nkuzaniye iri jambo rivuga ngo takambira Uwiteka. Imana iraje ikugirire neza. Yitakambira, irumva gusenga kwawe. Yitakambira, iragera mu rugo rwawe wabonaga ko rwari rugiye gusenyuka. Yitakambira, irakugeraho, ikugeraho muri bizinesi yawe. Yitakambira, irakugeraho mu kazi kawe, ikuraho izo ntambara wabonaga mu kazi. Haleluya! Takambira Imana, takambira Imana kandi uyizere, takambira Imana kandi uyihanga amaso, takambira Imana ukuboko kwayo kukugereho, takambira Imana ukuboko kwayo kubane nawe. Haleluya! Ukuboko kw'Imana kubane nawe, ukuboko kw'Imana kuguha umugisha, ukuboko kw'Imana kukugirire neza. Takambira Imana uwo mutwe umaranye igihe kinini, wowe wa mumama we, uwo mutwe nutakambira Imana wabasha kuwukira. Takambira Imana wowe wa mubyeyi we, uwo mutwe rwose wabasha kuwukira. Takambira Imana ukuboko kwayo kukugumeho, ukuboko kwayo kubane nawe. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Ese wowe wasanga nawe uri mu gihe cyo gutakambira abantu, nagira ngo nkubwire ngo nta gisubizo uzabona. Wasanga uri mu gihe cya kindi cyo kwizera, yewe ubutunzi ufite, ubwo butunzi mu gihe cyose ubwizeye udafite Yesu ntacyo bwakumarira. Ahubwo takambira Imana, takambira Imana ikugirire neza. Nk'uko Yabesi nawe yari yabonye nta nzira, Yabesi yari yabonye nta gisubizo, arangije aravuga ngo nta kindi ngomba gukora usibye guhamagara ya Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru, ikaza ikandengera, ikaza ikabana nanjye. Imana itugirire neza cyane, Imana idufashe ngo ukagura ngo imbago yanjye kandi ukuboko kwanjye kukabana nawe, kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko ngo Imana imuha ibyo yayisabye. Imana itugirire neza cyane, Imana itugarukeho. Nta muntu watakambiye Imana nabonye imwirengagiza, hoya hoya. Nta muntu n'umwe nabonye wizeye Imana ngo imwirengagize. Maze Yabesi yari ari mu bibazo, ari mu bigeragezo, ngo arangije abwira Imana ya Isiraheli, arayibwira ngo icyama Uwiteka we, ubwo mbona bincanze, ubwo mbona binyobeye, ariko icyama ukama umugisha, ngo ariko ngo ukandinda n'ibyago ngo ntibimbabaze. Bwira Yesu akurinde ibyo bibazo, bwira Yesu akurinde ibyo byago. Mutaka nidashoboye, Yesu ashoboye byose. Bwira Imana ikurinde ibyago ntibikubabaze, nk'uko yumviye Yabesi, ngo maze ngo Imana yumva ibyo Yabesi yayisabye, ngo Imana yumva gutaka kwande kwa Yabesi. Imana nawe yumve gutaka kwawe. Birashoboka ko ari wowe Yabesi w'uyu munsi. Haleluya! Birashoboka ko ari wowe Yabesi w'uyu munsi. Birashoboka ko uri mu kibazo nk'icyo Yabesi yari arimo, birashoboka ko uri mu kigeragezo nk'icyo Yabesi yari arimo, ariko takambira Uwiteka. Zonegere botaya siremeniyase, takambira Uwiteka nenete kuwa mando, takambira Uwiteka arakugirira neza, takambira Uwiteka arakugarukaho, takambira Uwiteka arazura ibyawe byari byarapfuye, takambira Uwiteka arazura bizinesi yawe yari yarapfuye, takambira Uwiteka aragukiza uburwayi, takambira Uwiteka aragukuraho kwa muganga, takambira Uwiteka arakurinda ibyago n'ibikubabaze. Nshuti yanjye, ngo Yabesi yatakambiye Imana, ngo arangije arayinginga, arangije arayitereta. Reka mbabwire mwa bantu mwe, twige gutereta Imana, twige gutereta Imana. Twirinde rwose kwigira abanyabwenge, twirinde kumva neza ko hari ibyo Imana ishoboye hari n'ibyo idashoboye. Bwira Imana ngo Mana nzi neza ko ushoboye byose, kandi nta kintu na kimwe
cyabasha kurogoya imigambi yawe. Nurangiza Imana uyiha agaciro y'icyubahiro, wibuka imirimo n'ibitangaza Imana yagukoreye, ubundi iraza kukugirira neza, ntabwo irakwirengagiza. Takambira Imana, takambira Imana. Wowe wabuze akazi umaze igihe kinini wicaye mu rugo, takambira Imana. Imana igitanga akazi, ariko uza akazi wicayemo katanzwe n'Uwiteka. Ako kazi kaba karyoshye, ako kazi n'ugerageje kukugambanira yewe ntabwo ashobora kukubona, kuko akazi wagahawe n'Imana. Takambira Imana. Uzi urubyaro wahawe n'Imana, uzi urugo wahawe n'Imana. Ayiwe, Imana yaguhaye umugisha. Urwo rugo Yesu ararushyigikira, nubwo intambara zabonekamo Yesu arazirwana, akabana nawe, akakurengera, akakugirira neza. Aya masaha rero nkuzaniye iri jambo rivuga ngo izere Imana, izere Imana. Nubwo ubona kuri mu bigeragezo, nubwo ubona uri mu bibazo, nubwo ubona wabuze inzira, ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo haracyari Imana itabara abayo, haracyari Imana yumva gusenga, haracyari Imana ireba umubabaro w'umuntu ikuruka ikamugirira neza. Ndakwinginze, wakomerekejwe n'ibintu byinshi, yewe hari n'abagusengeye baragukomeretsa, ucika intege, usigaye wumva gusenga utasenga. Ariko ndakwinginze, senga, 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 ube maso, wizere Imana, urakira igisubizo cyawe. Haleluya! Urakira igisubizo cyawe, urakira perime yawe, urakira ubutunzi bwawe. Imana irakugirira neza, kuko ni Imana itabeshya, kuko ni Imana itajya yirengagiza, kuko ni Imana yumva gusenga. Yabesi nawe yaravuze ngo mbonye inzira zose zanze. Birashoboka ko yari yatetse imitwe hirya no hino abona biranze, arangije amanika amaboko aca bugufi, aravuga ngo Uwiteka we, ciye bugufi rwose, ndakwinginze ngo ubane nanjye, ndakwinginze ngo umpe umugisha, ndakwinginze ngo Uwiteka, dore ncuruza mpomba. Bwira Imana, yibwire, yongorere. Haleluya! Yongorere. Ni Imana itwumva, ni Imana itarabanura ku butoni. Imana ishimwe, ni Imana itarabanura ku butoni. Biterwa nuko wagiye imbere y'Imana. Wige imbere y'Imana ufite agasuzuguro, uyirataho amashuri wize. Wige imbere y'Imana ufite agasuzuguro, uyirataho ubwiza bwawe. Hoya, jya imbere y'Imana uce bugufi, uyongorere, uyibwire rwose, hahandi wihererane nayo, uyibwire ngo Uwiteka, Uwiteka, ndakwinginze, dore bimeze gutya, dore birakomeye, dore nabuze igisubizo, none Mana mbigenze ne, none Uwiteka ndabigirane. Yesu azururuka guha igisubizo. Imana ishimwe, Imana idufashe, Imana idutabare. Nta gihe na kimwe twigeze twizera Imana ngo idukoze isoni. Niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo Imana nzayikorera ku manywa, nzayikorera nijoro, nzayikorera izuba riva, nyikorera mu mwijima, kuko ni Imana nabonye. Haleluya! Ni Imana nabonye. Niyo mpamvu nanjye nje kuyikubwira nshuti yanjye, nuko nayibonye, nuko nayibonye. Uyu Yabesi kuba ari kutwigisha aya magambo akadusubizamo imbaraga, nuko yayibonye. Nawe rero ndakwinginze kugira ngo ubane n'Imana. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bana n'Imana wa mubyeyi we, aho ngaho uri, bana n'Imana mu rugo rwawe, usengera urugo rwawe. Niwite ku magambo abana b'abantu bakubwira, niwite ku miryango ivuga ngo ntabwo uzarwubaka. Wahamagara Imana ikarwubaka, yewe utitaye kuri ayo magambo bavuze. Imana ikarwubaka kandi ikarukomeza. Hamagara Imana. Wowe bavuga ngo warize ariko ayo mashuri ntacyo azakumarira, wahamagara Imana ukaba bosi nawe. Wahamagara Imana ukicara ku ntebe y'icyubahiro. Imana irabishoboye. Nyemerera uhamagara Imana, nyemerera wizere Imana, nyemerera ubane n'Imana.
haleluya. Nyemerera ubane n'Imana nshuti yanjye, nyemerera ubane n'Imana. Abantu bavuga ngo urasenga cyangwa ntusenga, ibyo ntabwo bibareba, ibyo ntibibareba. Ni wowe uzi kubana n'Imana, ni wowe uzi aho muhurira, ni wowe uzi aho muganirira, ni wowe uzi ibiganiro ugirana n'Imana. None nicyo kiri kuguca intege, wicika intege, takambira Imana. Ibyo bibazo ntabwo ari ibyo kukwica, ibyo bibazo ntabwo ari ibyo yewe gutuma ukorwa n'isoni. Ufite Imana yawe wakorwa n'isoni gute? Ufite Imana yawe wakorwa n'isoni gute? Ntabwo bishoboka. Izera Imana kandi wiringira Imana, Imana izabana nawe. Utakambira Imana, uyibwire ngo Mana, ko ndi kubona ndwaje abana, aba bana ubu koko Mana bimeze bite? Uyibwire ngo Mana, ndinda ibyago, ibi byago Mana ntibimbabaze, ndinda ibyago bitambabaza, nyiriza abana undinda ibyago. Nimba ufite umuntu kwa muganga, byashoboka ko ufite umugabo kwa muganga, byashoboka ko ufite umugore kwa muganga, jya ku mavi inshuti yanjye, jya ku mavi. Byashoboka ko ufite umwana kwa muganga, byashoboka. Takambira Imana nk'uko Yabesi yaciye bugufi, arayibwira ngo Yesu we, undinde ibi byago ntibimbabaze. Nawe gerageza ubwira Imana ngo Uwiteka we, ndinde ibyago, nyiriza umuryango, rengera abana banjye, rengera urugo rwanjye, rengera Mana bari kwa muganga, nubakize. Imana izururuka ibane nawe, izakurinda ibyago, ntabwo bizigera bikugeraho n'umunsi n'umwe, kuko Imana izaba yabikurinze. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana idufashe. Wa mukobwa we, takambira Imana. Waciwe intege n'amagambo abantu bavuze ngo ntabwo uzashaka, ngo nta kintu uzageraho, ucika intege. Birakuyobera nawe aho ugeze warihebye, ariko gerageza ntiwihebe. Takambira Imana, uyibwire ngo Mana, haleluya. Uyibwire ngo Yesu, hari ikintu wavuganye nanjye. Ayiwe, uyibwire ati Mana, hari ikintu wakadusenga Imana. Reka dusenga Imana aho uri hose, wumvira ijambo, wizere ko iri jambo ryakuzaniwe. Imana iraguha umugisha. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa. Jambo ryawe rirambwira ngo hahirwa abagushikamishijeho umutima, abo ngabo uzabarinda Yesu, kandi ngo bazaba amahoro. Nsengera abajya kumvira ijambo, ubarinde ibyago ntibibababaze. Mana, ndakwinginze kugira ngo ubohore byinshi kandi ubatabare, ubahe umugisha. Mana, ubanezeze. Nseze nizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen.